CS Collection, hello. CS Collection applying smart deals. CS Collection wa muryango wafatanya mu bikorwa bisobanutse by'iterambere. CS Collection ni yanyu kandi twiyemeje gufatanya namwe. Nkuko bisanzwe rero ubu turi hano mu mujyi wa Kigali aho turi gutembera tukaba tugira ngo twageze ibyiza nyaburanga. Ubu tugeze rero ku iteme rya hano ku Kinamba, iteme riri hejuru y'umuhanda. Iteme hejuru y'umuhanda yubatswe mu minsi yashize, imyaka nka 30 rimaze. Iteme riri hejuru y'umuhanda, imodoka zica munsi, izi zigaca hejuru. CS Collection twiyemeje rero gufatanya namwe mu bikorwa bitandukanye. Hano rero ku Kinamba mu mujyi wa Kigali turagira ngo tubereke iteme riteye amatsiko, yenda ku batamenyereye hano muri Kigali mwirebe namwe iteme. Ni ibyiza nyaburanga. Iteme ryubatswe n'Abashinwa, hakaba hashize imyaka hafi 30. Iteme rikomeye, ni ibyiza nyaburanga koko. Urabona imodoka ziragenda hasi nta kibazo, zigenda hejuru. Ni ibintu rero bishimishije. CS Collection nkuko twabyemeye tuzatubatembereza, tubasobanurire bimwe na bimwe, kuko icyo tugamije ni ufatanya namwe kubereka ibyiza nyaburanga, dore ko kubatembereza no gufatanya namwe tugana namwe ari ibintu by'ingirakamaro. CS Collection ni yanyu kandi turafatanyije. Ubundi ubusanzwe twigisha Icyongereza n'ikoranabuhanga, turambere mu kwigisha Icyongereza n'indimi muri rusange, cyane Icyongereza n'ikoranabuhanga. Ariko iyo tubonye n'umwanya turatembera kugira ngo tugiye tubereka n'ibyiza bitandukanye. Nk'iri teme muraribona, muraryitegereza, imodoka zica munsi yaryo, izindi zinyura hejuru yaryo, abantu batandukanye, amapikipiki, amagare, imodoka, abagenzi, ahantu nyaburanga benshi bifuza kugera. Hari benshi rero mutamenyere iby'iteme, mushaka kuryitegereza neza mukareba. Iteme unyuramo ujya Nyabugogo, cyangwa se imodoka nanone zikahanyura zizamuka zigana Kicukiro. Ni ahantu heza cyane rero, heza hateye amatsiko ku batamenyereye iby'umujyi wa Kigali. Imodoka ziva Nyabugogo ndetse zikazamuka zigana, zimwe zikajya Kacyiru, izindi zikajya Kicukiro, Remera, gutyo. Ubu rero nkuko twabyiyemeje tugomba kubatembereza, tukabasobanurira, tukabana namwe, kuko CS Collection ni yanyu. Turi kumwe kugira ngo dufatanyirize hamwe. CS Collection applying smart deals. CS Collection ni yanyu. Ubu dukorera ku Gisozi akagari ka Ruhango, umudugudu wa Kanyinya. CS Collection ni yanyu rero, mushaka no kuduhamagara kugira ngo tuganire. Kuduhamagara kuri nimero ya telefoni 078 5 2 6 9 9 nimero nazisubiramo ni 078 5 2 6 9 9. Twifuza ko mwajya muduhamagara mukatubwira ibyo mukeneye mu byerekeranye n'ibyo na serivisi dutanga, kwigisha indimi zitandukanye, ARSL, Rapid School of Languages, n'indi department dufite Smart Technologies Center, STC, n'indi department Values and Design Center. Kwiga indimi zitandukanye, Icyongereza, Igifaransa n'izindi ndimi, kwiga ikoranabuhanga, computer n'ibindi bigendanye nayo byose. Noneho n'ibindi byo kwibumbira mu mashyirahamwe, ibigo by'imari,
ubudozi, gukora imyenda n'ibindi bitandukanye. Mujye muduhamagara kugira ngo turebere hamwe icyo twafatanya. Ubu noneho tugiye kujya nyine muri ibyo by'imyuga, duhereye cyane mu gukora imyenda. Ibyo nabyo ni ibintu bizatera imbere cyane kandi twafatanya. CS Collection rero muze dufatanye kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere. CS Collection. Thank you so much indeed.